Isi igizwe na byinshi, igizwe n'ibidukikije byinshi bitandukanye, muri ibyo ngibyo tukagiramo ibidutunga, ibitubeshejeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko bishobora no kutwica bibaye ngombwa. Muri aka kanya tuvuge ku birunga byinshi bamwe babizi, bakaba barabyiboneye cyangwa se barabonye uko kiruka imbonankubone. Natwe hano iwacu mu karere hari ibyo dufite, hari n'ibyo dutunga, ariko abahanga bakavuga ko kenshi na kenshi uriya muriro cyangwa se igikoma kiba kirimo gishobora kuzamuka bitewe n'impamvu zitandukanye, ndetse harimo n'imitingito. Iyo kirutse ngo kiruka kure, kandi ikintu cyose kiri hafi aho n'ikiri kure cyacyo, yaba ikinyabuzima kiva amaraso, icyo ari cyo cyose, ndetse n'ibimera bikaba bihatikirira. Yewe rero uyu muriro uba urimo uba uri ku rwego rwo hejuru, iki gikoma kiba kirimo gisohokamo kiri ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo kwangiza. Twagiye tubwirwa ko kera natwe iwacu byigeze biruka, ndetse hakaba hari abavuga ko mu binyejana bya kera amabuye tubona amwe mu burengerazuba ndetse muri za Rubavu na Nyabihu, ayo mabuye akunze kwita amakoro ashobora kuba yaragiye nabyo. Ariko witegereje iyi videwo neza, ubona ko izo nkuru twagiye tubwirwa n'abantu bakuru zishobora kuba ari zo, kuko iki gikoma iyo kikizamuka kitiri gutemba ubona ko ari umuriro, kari igikoma cy'umuriro, ariko biragaragara ko iyo kimaze gusa nkaho gihoze gihinduka amabuye ameze neza nk'amabuye tubona za Rubavu, za Nyabihu, amabuye tubona kuvugwa ku izina ry'amakoro, ari nayo yubakisha mu buryo butandukanye. Ariyo mpamvu n'abakurambere bacu batubwira ko icyo kivuyeho cyose icyo kivuga ndetse kikamera n'icyo kigaruka kandi impande z'isi. Akaba niyo mpamvu n'aho biri hano hafi mu karere kacu hariho abantu babikurikirana umunsi ku munsi, batubwira benshi ko ingaruka zacyo ziteye, uko tugomba kwitwara, uko tugomba kwirinda, n'uko tugomba kugira amakenga kugira ngo hato tudahura n'ibibazo bitewe n'icyo kiruka. Iyi videwo nshatse ikwereke neza uburyo igikoma n'uburyo ingaruka ziruka gikirunga zigera ku bantu, zigera ku butaka, zigera ku bimera, zigera ku nyamaswa ndetse no ku bindi. Izo ngaruka ntabwo zigarukira mu gutemba gusa, ahubwo zigera no kwica. Tugizwe n'ibidukikije byinshi tubeshejeho, ibindi bidufasha kubaho, biva mu bidutunga ndetse n'ibituvuga. Dukomeze twungurane ubumenyi, duhugurane kandi twuzuzanye. Murakoze cyane. Isi igizwe na bitandukanye, muri ibyo ngibyo tukagiramo ibidutunga, ibitubeshejeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko bishobora no kutwica bibaye ngombwa. Muri aka kanya tuvuge ku birunga, kenshi bamwe babizi, abandi bakaba babyumva, abandi barabyigishijwe, abandi bakaba barabyiboneye cyangwa se barabonye uko kiruka imbonankubone. Natwe hano iwacu mu karere hari ibyo dufite, hari n'ibyo duturanye nabyo, ndetse hari n'aho byagiye biruka. Ariko abahanga bakavuga ko kenshi na kenshi uriya muriro cyangwa se igikoma kiba kirimo gishobora kuzamuka bitewe n'impamvu zitandukanye, ndetse harimo n'imitingito. Ariko iyo kirutse kiruka kure, kandi ikintu cyose kiri hafi aho n'ikiri kure cyacyo, yaba ikinyabuzima kiva amaraso, icyo ari cyo cyose, ndetse n'ibimera bikaba bihatikirira.
yewe rero uyu muriro uba urimo uba uri ku rwego rwo hejuru, iki gikoma kiba kirimo gisohokamo kiri ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo kwangiza. Twagiye tubwirwa ko kera natwe iwacu byigeze bivuga, ndetse hakaba hari abavuga ko mu binyejana bya kera amabuye tubona amwe mu burengerazuba ndetse muri za Rubavu na Nyabihu, ayo mabuye ahari bakunze kwita amakoro ashobora kuba yaragiye aterwa nabyo. Ariko witegereje video neza ubona ko izo nkuru twagiye tubwirwa n'abantu zishobora kuba ari zo hari igikoma cy'umuriro, ariko biragaragara ko iyo kimaze gusa nk'aho gihoze gihinduka amabuye ameze neza nk'amabuye tubona muri za Rubavu, za Nyabihu, amabuye tubona akunze kuvugwa n'izina ry'amakoro, ari nayo yubakishije uburyo butandukanye. Niyo mpamvu n'abakurambere bacu batubwira ko icyo kiguyeho cyose nacyo gihinduka umuronga ndetse kikamera